Mbanje kubasuhuza mwese nshuti z'iyi cano yacu, uyu munsi tugiye kwigira hamwe isomo rijyanye n'imashini ifura imyenda. Aho iburyo ureba hari agafureshi k'umuhondo kazamuye, niho hinjirizwa isabune. Aha tugiye kwiga mu gihe isabune itari kugera mu mashini, bishobora guterwa n'impamvu ebyiri. Hari igihe iyi itiyo iyikura muri iyi bogisi ishyirwamo ishobora kuba yatanye, isabune ntibashe kugerayo idafunze, cyangwa se iriya bogisi ureba y'umweru kariya urebamo imbere kakaba kadakora ngo kayikurure kayerekeza mu mashini. Iriya ni pompe ikurura isabune. Yego, aha habayeho ikibazo cy'uko koriye yarashaje igwa ingese iracika. Iriya ndi gufungura bayita koriye, ni mu gifaransa, mu cyongereza bayita kiripu, iyo ubona nkuyeho. Yego, ushobora gukora iki kibazo imashini iraninga nta kibazo, mu gihe imashini wayihaye isabune. Aka gatiyo nkuyemo hari ukuntu kajyamo indodo, ubudodo, ugomba kubanza ukagahanagura neza witonze, ukagakirininga. Urabona ko ni umweru, kagomba kugumana ishusho yako. Yego, hanyuma ukakinjiza hahandi muri ya tiyo iva muri ya bogisi ishyirwamo isabune. Warangiza ukayicomeka mu yindi tiyo iyivana, iyerekeza kuri pompe ikurura isabune iyijyana mu mashini. Yego, ugomba kumekinga shuwa ko aka gatiyo k'umweru kari hagati na hagati y'aya matiyo y'umukara yombi. Warangiza ugafata ya kiripu yawe ukayifunga. Uko ugenda uyifunga igenda yegerana, ariko ikanda uyu mupira ikawufatanya na ya tiyo, na ka gatiyo karimo hagati k'umweru ureba. Ushobora kuyiregeza ikaguka cyangwa ikegerana. Uko ugenda uyifunga niko igenda yegera ya tiyo yacu irimo hagati. Yego, aha turakomeza tuyifunge kugeza igihe iri bwegerere izo tiyo zombi.
hari ukuntu igiramo umugaga, hari iyo usanga ikomeye ku buryo ishobora kugutindira kuba wayifunga ngo byihute. Yego, igihe biba ngombwa ko kontorora ko itiyo, kari agatiyo karimo neza. aha mureba niho imashini zimena amazi yanduye zimaze gukoresha. Utwo dutiyo twose ni sisitemu y'amasabune, niho imashini zikurura isabune ziyerekeza mu mashini mo imbere. Iyo ni sisiteme y'amasabune. Bishobora kuba ngombwa ko ufungisha sipana sayizi 8 cyangwa se adjustable, kugira ngo umekinge shuwa ko wakajije ya kiripu yawe. Hanyuma ukinjiza urundi ruhande, buriya hari haruguru twizeye yuko ikomeye imeze neza. Iyi ni ya bogisi ureba y'umweru rero niyo irimo isabune, hanyuma ukegereza rwa rugori rundi yakoriye kiripu. Iyi bogisi yindi ureba y'umweru niho hari pampu, harimo pampu ikurura isabune iyijyana mu mashini. Yego, urakomeza nayo rwa rugori rwacu urarufunga cyane, ukarukaza ukumva ko rukomeye rufashe, ku buryo mu gihe imashini iri kuraninga idashobora kuba yacomora wa mupira wacu. Aha twizeye yuko itiyo yacu ifunze neza. Hanyuma ugomba kujya kureba mu gataburo kari hano imbere y'imashini ko imashini isomye ko iri kwakira isabune. Imeze neza aha ngaha rwose. Hanyuma turongera dufunge ya kava yacu, rya bati rifunga kugira ngo idakomeza kurangara. Ubundi ufunge amaburo, ushyiremo amaburo arifata, ni amaburo 2 hejuru. Ubundi tube turangije akazi kacu. Rero ibindi bisobanuro wakenera watubaza, watwandikira